Bakunzi b'Umukino TV, amahoro abane namwe. Nk'uko bisanzwe rero, nk'uko tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye kandi y'ingirakamaro, uyu munsi turabagezaho isomo rigendanye n'imirire. Uyu munsi wa none rero tukaba tugiye kurebera hamwe ikiribwa cyitwa umufa. Umufa ari wo abantu bamenyereye nka boyiro. Umufa ni isosi iboneka hatogoshejwe amagufa y'inka, ihene cyangwa se inkoko. Hari n'abakoresha amafi. Uyu mufa ni ingirakamaro cyane kuko wuzuyemo intungamubiri nyinshi. Mu kuwuteka ni ngombwa kuzirikana cyane igihe umara utetswe. Kumara igihe kinini ku muriro bifasha ko imyunyungugu n'izindi ntungamubiri ziboneka ku bwinshi. Umufa w'amagufa cyangwa se boyiro y'amagufa urimo intungamubiri nyinshi cyane. Icya mbere harimo muri boyiro cyangwa se umufa dusangamo imyunyungugu nka kalisiyumu na manyeziyumu ihita yinjira mu mubiri ku buryo bworoshye. Ubonekamo kandi amino acide z'ingenzi, glycine na proline, zombi zidapfa kuboneka byoroshye mu nyama zisanzwe, keretse muri boyiro cyangwa se umufa. Akamaro k'umufa ku mubiri, urugero ruri hejuru rw'imyunyungugu. Umufa wuzuyemo imyunyungugu y'ingenzi iboneka mu magufa ndetse n'umusokoro. Ni isoko nziza ya kalisiyumu na manyeziyumu zihita zikoreshwa n'umubiri mu buryo bworoshye. Zombi zikaba ingenzi cyane mu gutuma amenyo akomera n'amagufa agakura neza kandi akomeye. Ikindi, iyi myunyungugu iboneka mu mufa cyangwa muri boyiro igira kandi uruhare rukomeye mu mikorere myiza y'umutima n'urwungano rw'ubwonko ndetse no gukora neza kw'imikaya, ari byo nervous system. Ikindi, mu mico itandukanye aho usanga kubona amata n'ibiyakomokaho ari ikibazo, umufa usanga ari ifunguro ry'ingenzi mu gutuma abana bakura neza. Ari nayo mpamvu usanga ugaburirwa abana cyane. Ni byiza kuwukoresha amagufa gusa wakuyeho inyama. Hanyuma hakaba icyo bita cartilage. Cartilage aka ni ka gace kaba ku igufa hejuru, kaba koroshye gakocagurika. Kabonekamo intungamubiri z'ingenzi, chondroitin na glycosamine, ubusanzwe zikoreshwa n'ubundi mu miti yo kugabanya kubyimbirwa amagufa, arthritis no kuribwa mu ngingo. Aka gace mu mufa gafasha cyane mu kurinda gusaza kw'amagufa no kurinda indwara ya arthritis, ariyo ivurwa no gufata boyiro cyangwa se umufa. Hakaza icyo bita
Collagen. Collagen nayo iboneka mu mufa. Collagen nayo iboneka mu mufa, ikaba kandi iyi poroteyine y'ingenzi. Collagen ni poroteyine y'ingenzi iboneka mu ngingo n'uturemangingo twose. Ifasha cyane mu turemangingo, ifasha cyane mu ruteranyirizo rw'amagufa, mu gukuza umusatsi, uruhu ndetse n'inzara. Ni ingenzi cyane ku mubiri, ku buryo uzasanga no muri farumasi zitandukanye inyongera za collagen zigurishwa cyane. Tugeze ku cya 9. Umufa ukize cyane kuri iyi poroteyine. Uko uteka cyane niko collagen igenda iva mu magufa igahinduka gelatin, ifasha kwinjiza poroteyine wariye mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ikindi, ikizakubwira ko umufa wawe urimo gelatin ihagije, nuko iyo uhoze ubona wafatiriye cyane. Mu gihe ukonja ugakomeza kuba amazi, bivuze ko wakoresheje amazi menshi cyangwa se utawutetse igihe gihagije. Umufa mwiza cyangwa se boilo nziza uzayibwirwa nuko ifata cyane iyo yakonje, iyo yahoze. Iyi gelatini iba irimo urugero ruri hejuru rwa amino acid, glycine na proline. Proline zose z'ingenzi cyane mu kongera guteranya imikaya nko mu gihe wacitse igisebe, gukura no gusana imikaya. Glycine yitabazwa cyane mu gukora. Glycine iboneka mu mufa cyangwa boilo yitabazwa cyane mu gukora uturemangingo fatizo ari two bita DNA cyangwa se RNA, gufasha igogorwa kugenda neza binyuze mu kuringaniza amatembabuzi aboneka mu gifu no mu mwijima, kuringaniza igipimo cy'isukari mu maraso, gusinzira neza no gutuma ubwonko bukora neza. Ibyo byose tubisanga muri boilo cyangwa se umufa. Mu mufa dusangamo ikindi cyitwa proline. Proline ni ingenzi cyane mu gutuma ugira uruhu rwiza, kuko yitabazwa mu gusana collagen. Ifasha kandi umubiri gucagagura poroteyine zindi zifashishwa mu gukora uturemangingo dushya. Dusoza rero bavandimwe, wibuke gukora subscribe, wibuke gukora share, kandi iki kiganiro niba ugisoje kora kuri like, kandi unatwandikire kuri 0788 44 83 46. hanyuma dukeneye ubwunganizi bwawe. Mu gusoza, umufa ni ifunguro ry'ingenzi ribonekamo imyunyu ngugu n'intungamubiri zifashishwa, n'intungamubiri zifasha imikorere myiza itandukanye y'umubiri. Kuwuteka biroroshye, dore ko hakenerwa amagufa gusa, bikaba byiza ukoresheje ku matungo yagaburiwe ibyatsi. Iki kiganiro mwakigezwagaho na Harerimana Toyib.
mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije kugira ubuzima bwiza, mwese mbifurije yuko mwarya neza mukanywa neza, tuzagenda tubibasobanurira. Murakoze cyane.